Niba murimo kumvira ijwi, muri kuri La Pervenche TV mu kiganiro mu ibanga ry'umunsi. Tubahaye ikaze. Muri kumwe na nutritionniste diététicienne Anastasie Mukakayumba. Hano mwishurirwa amabanga akomeye y'ubuzima yahishwe mu mirire no kuboneza imirire. Dukwiye kurya iki? Ryari? Giteguye gite? Ni ibiki turya dukeka ko ari byiza nyamara atari byiza ku mibiri yacu? Ni ibiki dutinya kurya dukeka ko ari bibi nyamara imibiri yacu ibikeneye? Buri wese afite umubiri utandukanye n'uw'abandi. Ibyo urya cyangwa unywa bikaba byiza cyangwa bibi ku buzima bwawe, si ngombwa ko ariko bigenda kuri buri wese. Ibigirira bamwe umumaro bishobora kuba uburozi ku bandi, biterwa n'ubuzima bwa buri wese. Ibi nibyo tuvugaho muri iki kiganiro. Mbere yo gutangira ikiganiro, tubabaza ikibazo cy'umunsi gityaza ubwonko, mukaduha igisubizo muri commentaire. Ku musozo w'ikiganiro tubabwira igisubizo nyacyo. Tubahaye ikaze. Mu kiganiro cya none turarebera hamwe ubuki icyo ari cyo, turebere hamwe ubuki mu mateka n'imyizerere ya muntu, ibigize ubuki, akamaro k'ubuki mu buvuzi, ibyiza by'ubuki muri rusange, ingaruka zo gukoresha ubuki nabi, abatemerewe kurya ubuki, igipimo cy'ubuki twakoresha ku munsi, turebe n'inama rusange tuvana muri iki kiganiro ku iherezo ryacyo. Ikibazo cy'umunsi kirabaza ngo ndi umukara, mpinduka umutuku, nkarangiza ndi umweru, fora ndinde. Ubuki ni ikiribwa cy'isukari kiryohera cyane, gikorwa n'inzuki zihereye ku mushongi ziba zagiye zihova cyangwa zitara mu ndabo zitandukanye, zishobora no kubukura ku matembabuzi atandukanye y'ibiti bimwe na bimwe, hanyuma zikabubika mu bishashara, bikaba ari ibiryo by'inzuki ku ikubitiro, nubwo nyuma n'abantu baje kugira kimwe mu bintu bashobora gukoresha. Ubuki bukaba buri mu biribwa bitera imbaraga ndetse butanga imbaraga cyane ugereranyije n'ibindi binyamasukari. Mu mateka rero ubuki bwakomeje kugaragara nk'ikintu cyiza cyane, hakaba hari ingero nyinshi zerekana ko ubuki abantu babuha imirimo n'ubwiza butandukanye, aho ikintu ushaka kuvuga ko ari cyiza ukigereranya n'ubuki, rimwe na rimwe bakongeraho n'amata. Aha rero twavuga nko muri Bibiliya mu bijyanye n'imyizerere y'abantu, ni henshi dusanga imvugo igarukamo ubuki nko kwerekana ko ikintu ari cyiza. Aha twavuga mu Gutegeka kwa Kabiri igice cya 8 umurongo wa 8 haravuga ngo ni igihugu cy'ingano na sayiri n'inzabibu n'imitini n'amakomamanga, ni igihugu cy'imyelayo n'ubuki. Mu Kuva igice cya 3 umurongo wa 8 naho haravuga ngo kandi manuwe no kubakiza, mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwe n'Abamori n'Abaferezi. Aha hari pasaje nyinshi zo muri Bibiliya twavuga zerekana uburyo ubuki bwagaragazaga ikintu cyiza. Mu mico rero nanone itandukanye, ubuki babukoreshaga nk'ikiribwa cyongera uburumbuke. Twavuga nko mu mico imwe n'imwe, aho abantu babaga bakimara gushyingirwa bagafata ukwezi bakajya ahiherereye umukwe n'umugeni bonyine. Mu bintu babahaga kurya babahagamo ubuki, bagamije kugira ngo bazashobore kurangiza uko kwezi umugeni atwite, kuko imico myinshi itizeraga ko uwo mwana yabaga ari uw'uwo mugabo koko. Aha rero byabaga ari ikimenyetso cy'uko uwo mugore niba agarutse avuye mu kwezi kwa buki atwite, babaga bafite icyizere cy'uko uwo mwana atwite ari uwabo, atari uwo yazanye. Aha rero niho havuye imvugo yo kuvuga ngo abantu bagiye mu kwezi kwa buki, ariko byumvikane ko babuhaga umumaro ukomeye
wo gufasha mu kongera uburumbuke. Ubuki mu buryo bw'ubutabire bugizwe n'ibintu bikurikira: bugizwe n'ibinyamasukari ku gice cyabwo kinini, aho 38.2% bigizwe n'isukari ya fructose, hanyuma 31% bikaba ari isukari ya glucose, 17.1% ni amazi, bukaba kandi bugizwe na 7.2% bya maltose. Sucrose nayo ikaba iri ku gipimo cya 0.5%. Uretse ibi binyamasukari n'amazi, bugizwe kandi n'imyunyungugu, aha twavuga umunyu wa magnesium, potassium, zinc, manganese, calcium, phosphore na cuivre. Bugizwe na vitamine C, vitamine K ndetse na vitamine zo mu itsinda rya B, cyane cyane vitamine B5, B3 na B2. Bugizwe kandi n'amantioxida, n'amanzime na za acide amine. Ibyo bikaba bibufasha kuba bufite imirimo itandukanye bumara mu mubiri wacu. Ubuki rero bwarakoreshejwe mu mateka cyane cyane y'ubuvuzi bw'umwimerere. Ahangaha twavuga ko bwakoreshwaga mu buvuzi mu rwego rwo kuvura indwara z'ubuhumekero, harimo bronchite, gukorora ndetse n'ibisebe byo mu muhogo. Bwakoreshwaga mu kurwanya indwara za allergie igihe ubuki butigeze butekwa. Ubuki kandi bufite ubutabire butuma bufasha umubiri kurwanya indwara zitandukanye harimo na kanseri. Ubuki bwongerera ubudahangarwa umubiri wacu. Bufite ibinyabutabire bitandukanye bituma burinda ububore mu kubika ibiribwa. Ubuki kandi bukoreshwa mu kuvura ibisebe bitandukanye. Bufasha mu kuboneza igipimo cyiza cya bagiteri zo mu bura zifitiye umubiri akamaro, kandi bukabasha kwica bagiteri zitari nziza mu bura bwacu. Ubuki kandi bukoreshwa mu kunganira ubuvuzi bukoreshwa hafi ku isi yose mu kuvura bagiteri iba mu gifu yitwa Helicobacter pylori. Ahangaha umuntu afata akayiko gatoya k'ubuki iminota 30 mbere y'uko afata amafunguro, bikaba bifasha kurwanya iriya bagiteri, byongerera imbaraga buriya buvuzi bundi buba bufite. Ibyiza by'ubuki muri rusange rero, ubuki bufasha gutuma uruhu rumera neza. Ubuki buringaniza ingano y'ibinure bya cholesterol mu mubiri. Ubuki bufasha mu gusinzira neza, butuma ubwonko bukora neza, cyane cyane igice cyabwo gishinzwe kwibuka. Ubuki kandi butuma igifu gikora neza, kikagira ubuzima bwiza n'imikorere yacyo ikaba myiza, bityo ubwo buzima bw'igifu bukagaragara no mu maso y'ubukoresha. Ingaruka rero ku bantu bashobora gukoresha ubuki nabi. Uribaza uti se ni ryari nabukoresha nabi? Ni igihe umuntu aba yarengeje igipimo kingana na garama 10 kugeza kuri 12, ni ukuvuga akayiko gatoya kano bakoresha bashyira isukari mu cyayi cyangwa se bakoresha ku ikawa. Icyo gipimo kandi cy'ubuki umuntu aba yafashe kingana gutyo kiba kigomba kubarirwa mu bitera imbaraga umuntu yafashe ku munsi. Niyo mpamvu ubuki iyo utabukoresheje neza ushobora kugutera ibibazo bikurikira: bushobora gutera diyabete, indwara y'umubyibuho ukabije ndetse no kwiyongera ibiro cyane. Bushobora gutera indwara z'umutima, kugira ibinure ku mwijima, bitewe n'uko fructose ubuki bufite iyo imaze kurenga igipimo cyabugenewe ku munsi kingana na garama 50 ku munsi, isigaye umubiri uyihinduramo ibinure byitwa triglyceride. Biriya binure umubiri ugenda ubibika ku mwijima buhoro buhoro, bikazahinduka uburwayi
bukomeye bushobora no kwica umuntu, ari bwo bita urushwima cyangwa se cirrhose hepatique non alcoolique. Rero ibyo binure bitangira ari bikeya, ariho abantu bazajya kwivuza kumva bababwiye ko bafite ibinure ku mwijima, bakababwira ko wenda biri kuri grade ya mbere, iya kabiri se cyangwa iya gatatu, tubamenyesha ko iyo ugeze kuri grade ya kane umwijima wawe uba utakibasha gukora imirimo yawo uko bikwiriye, ariho usanga ugira ibice byawo birekamo amazi, bikaba ngombwa ko bavoma umuntu. Iyo umuntu ativuje hakiri kare, uriya mwijima ushobora kumuhitanira ubuzima. Ni ukuvuga rero yuko ubuki nubwo ari bwiza, bukaba ari umwimerere ndetse bukaba bufite n'izindi ntungamubiri andi masukari atagira, ariko ntabwo bivanaho yuko bugomba gufatwa mu buryo bukwiriye, abantu bubahiriza biriya bipimo, cyane ko buriya abantu banaburya baba bashaka kumva yuko bwabaryoheye rwose. Iyo wagejeje kuri kiriya gipimo washyize mu cyayi cyangwa igikoma, ujye umenya ko uba warengereye cyane. Aha rero niho usanga abantu benshi batungurwa no kumva barwaye indwara batekerezaga ko zishobora guterwa n'ibindi bintu, nyamara ubuki nabwo ushobora kubigiramo uruhare ruziguye cyangwa se rutaziguye. Hari rero abantu batemerewe rwose gukoresha ubuki. Aha twavuga abantu barwaye diyabete, kuko ubuki bufite icyo bita index glycemique iri hejuru ku gipimo cya 90%. Index glycemique ni uburyo isukari yo mu bintu twariye izamuka mu maraso nyuma y'amasaha 2 tubiriye cyangwa se dufashe icyo kintu. Abana bari hasi y'amezi 12, ni ukuvuga hasi y'umwaka, nabo ntibemerewe gukoresha ubuki, kuko kubera akenshi ubudahangarwa bwabo buba butarabona imbaraga zihagije, bashobora kwandura indwara bita botulisme iterwa n'ubusigo, ibyo bita spore za bagiteri yitwa Clostridium botulinum, ziba zaje mu buki ziturutse aho inzuki zagiye guhova cyangwa se zagiye gutara. Aha niho n'Abanyarwanda bavanye imvugo ivuga ngo uwavuga imitarire y'inzuki ntiyarya ubuki. Bashakaga kuvuga yuko hari ahandi hantu uretse mu ndabo no mu biti, mu matembabuzi yo mu biti zavanye nectare, hari n'ahandi hateye isoni cyangwa hatari heza zijya gukura ibikora ubuki, zikaba rero zishobora kuzanamo iyo bagiteri. Abandi batemerewe gukoresha ubuki ni abagore batwite, nabo ku kibazo cy'ubudahangarwa bwabo buba bugomba kurindwa kugira ngo budahungabanywa n'ibibonetse byose. Aha ngaha rero nabo bashobora kwandura iriya bagiteri bakarwara botulisme nk'uko n'abana bayirwara. Abandi batemerewe kurya ubuki rero ni abarwaye indwara y'umubyibuho ukabije, ndetse n'abantu basanzwe bazi ko bagira allergie ku buki cyangwa se ku nzuki no ku busigo butandukanye bw'ibiti bitandukanye. Aba nabo baba bagomba kwitonda cyane gukoresha ubuki. Ubuki bugomba gukoreshwa ari umwimerere, batabutetse cyangwa ngo babuvangavangemo ibindi bintu, kuko byangiza umwimerere wabwo, bigatuma umumaro bwazaga kutumarira tutabasha kuwubona. Aha twavuga nk'abantu babucanira, abantu babushyira mu binyobwa bishyushye cyane, abantu kandi babukoresha nabi, nanone bashobora kubukoresha nabi barya bwinshi. Aha niyo mpamvu tugomba kwitonda, tukamenya kubahiriza ibipimo, tukirinda kubucanira, tukirinda no kubishyira mu bintu bishyushye, kuko bituma umuntu waburiye agira indigestion cyangwa se agugarirwa, maze igogora rye rikagenda nabi. Ni byiza rero ko hari ibintu by'ingenzi tumenya mbere yuko turangiza iki kiganiro. Kugira ngo ubuki butugirire umumaro, tugomba kwirinda gukoresha
ibipimo birenze ibyo tugirwaho inama n'abahanga mu by'imirire, aho badusaba kutarenza garama 10 kugeza kuri 12 z'ubuki ku munsi. Ikindi tugomba kwirinda kubuteka kuko byangiza umwimerere wabwo bityo bigatuma umumaro wabwo nanone tutabasha kuwubona. Ni byiza rero gukoresha ubuki budatetse kuko niho buba bufite umwimerere wabwo ndetse n'umumaro wabwo tukabasha kuwubona neza. Rero ndatekereza ko muri iki kiganiro twungutsemo ibintu bitandukanye, bityo tukazajya twirinda kwitiranya ubuki nubwo ari isukari y'umwimerere ifite ndetse n'izindi ntungamubiri ifite, ariko ntibiyikuraho yuko ari isukari ndetse izamura isukari cyane yo mu maraso, igashobora kuba yateza akaga. Ni abantu benshi usanga babwibeshyaho batekereza ko ari umwimerere, ariko hari n'ibindi bintu byinshi by'umwimerere uretse n'isukari bishobora no guhitana ubuzima bw'abantu. Byose rero bigomba gukoreshwa muri gahunda kandi ibipimo bikubahirizwa kugira ngo dushobore kubona inyungu nziza tuba dushaka mu bintu twafashe tugiye kubirya. Igisubizo ku kibazo cyacu cy'uyu munsi ni amakara. Mwumvaga ikiganiro mu ibanga ry'umunsi mugezweho na nutritionniste diététicienne Anastasie Mukakayumba. Turabashimira ko mwadukurikiye. Kugira ngo utazajya ucikanwa n'izi video n'ubutumwa buzirimo, kanda handitse s'abonner cyangwa subscribe.